tuje imbere yawe. Yesu ashimwe inshuti z'Imana zidukurikiranye kuri iyi cano gusengerwa cano yacu tubahaye ikaze na karibu nkuko twabasezeranije yuko tuzabazanira abakozi b'Imana batandukanye. Tumaze iminsi turi kumva mama Letitia umugire Ordi. Uyu mwanya turi kumwe n'umukozi w'Imana Iyamuremye Desire umushumba apotre iyo amatora atandukanye. Tumuhaye ikaze abagiye kumukurikirana. Reka dusenge Imana dutegure kumva ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze mwese. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye imirimo ikomeye, tugushimiye ibyo ugenda dukorera, nushimwe nuhabwe icyubahiro. Abagiye kudukurikira muri uyu mwanya bagiye kurikirana ijambo ryawe, ijambo rikomeye, abagiye kumva umukozi wawe n'abandi bakozi b'Imana bazatambuka hangaha. Tuguhaye ikaze nguze udushigikiye muri byose. Dusengeye uyu mwanya ngo ubane natwe. Umwuka w'Imana ganze kandi ategeke. Turakuraritse ngo ubwiza bw'Imana butugote, imbaraga z'Imana zigota ahantu, icyubahiro cy'Imana kiganze. Buri muntu wese ukurikiranye ijambo ry'Imana hemburwe naryo. Ijambo ryawe ubuhamya mwami Kristo, buri muntu wese ahemburwe n'ijambo ryawe. Tuguhaye ikaze muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Ni kare umukozi w'Imana. Nejejwe n'Imana no kubana namwe muri uyu mwanya. Nk'uko mubyumvishije nitwe Iyamuremye Desire, twarabanye ibikorwa by'Imana muri ADP muri paruwasi ya Remera Rukiri ya mbere, ubu nayo yabaye paruwase. Nongeye kuza rero imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mfite byinshi byo kubabwira ariko ntago ndabivuga uyu munsi. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere tuhera ku murongo w'8. Ndagira ngo ukurikiraho uraburi kandi uzakomeze kugenda wumva uzagira umugisha. Maze Daniyeli agambira mu mutima wiwe kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone, agakundwa nawe. Imana nishimwe. Ndagira ngo muri uyu mwanya tuganire. Reka njye ku murongo wa 12 nihutisha kwera umwanya. Haravuga ngo ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10, baduhe ibishimbo abari byo turya n'amazi yabyo tuyanywe. Uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona aba ariko uzagenza abagaragu bawe. Imana nishimwe. Jambo nshaka kuvuga ndaza gusoma ahandi ku bice 6 ndangiza ku murongo wa 21 kugera ku 23. Ariko ijambo nshaka ko tuganira ni ijambo rivuga kutiyanduza. Muri iyi minsi ya corona abantu benshi bari mu rugo, abatarifuzaga gutinda mu rugo barahatinze. Ibya 10 biri kwakirwa n'abapasiteri mu ngo, ntaho controle, ntaho bajera. Mbega bizashika mu kigega cy'itorero, mbega bizashika mu bubiko bikwiye kubikwa. Abantu benshi bakunda kuvuga ibyo Daniyeli yakoreshejwe cyangwa se Imana yamukoreye, ariko bakirengagiza ko Daniyeli kugira ngo Imana imwiyereke na bagenzi be Saduraka na Mishake na Abedenego, nuko bagambira mbere zigiye mu igice cya mbere dusomye, bagambira kutiyanduza, bagambira ko abakristo beza, bafata ingingo yo kutiyanduza. Bari bagize igikundiro kw'ibwami, bari bubashwe, babajyanye mu banyabwenge, ariko barimo bajyayo. Daniel abwira abagenzi batisha, twamenye Imana, turakunda Imana, none tugiye kujya muri kiriya gihugu, tuzifate gute? Ngo basanga ibintu byose bijyamo ibwami bibanza guca kubigirwamana, kandi bagomba kubaha Imana yo mu ijuru.
bituma bafata ingingo Daniel akoresha inama bagenzi ati none tuzabaho gute, tuzabijya natwe. Baravuga ngo hoya, ikintu twamenye kitajyana ubwami mu kubigirwamana ni ibishyimbo n'amazi. Bariyemeza rero baravuga ngo twebwe tugeze ibwami tuzatungwa n'amazi, tuzatungwa n'ibishyimbo n'amazi, ntago tuziyanduza. Imana idufashe, Imana tugire neza. Icyando abakristo muri iyi minsi bakagambira nk'uko Daniel, muri ibyo bihe byose ibwami hari ibyo kurya byiza, bya bindi byose by'ibwami muzi bategura amameza bagategura neza. Ntago nzi ko wabishobora wowe gutungwa n'amazi ukwezi kumwe n'ibishyimbo amezi 2 3 ugambira kutiyanduza, uvuga ngo ndabikora kugira ngo nezeze Imana siniyanduza. Bene data, ntago nzi ko twabishobora. Muri iyi minsi hari icyorezo cya corona, abantu bari mu ngo, ariko wibaze mbego wagambiriye kutiyanduza hagati yawe n'umugore, hagati yawe n'abana, wagambiriye kutiyanduza. Mbega ko hari byinshi abakristo bari kugenda bashyikiriza, bakaba pasiteri babo, abarimu se bati twebwe dukunda tubona duteranira, ariko icyacu muzagitangire ku itorero. Mbega kizashika mbega kizashika amahoro, kizagerayo cyangwa uziyanduza urebe ukuntu kigenza. Mbega uzanyurwa n'umushahara bakugenera ariko ugambire kutiyanduza. Ntago mbizi bakozi b'Imana, ntago nshaka kuvuga byinshi, ariko iki ni igihe abantu b'Imana bakwiye kugambira kutiyanduza bakamera nka Daniel. Reka mbabwire, iyo ugambiriye kutiyanduza Imana yigambira kugira neza. Kuri murongo wa 12 Daniel ngo umugaba w'ingabo aramubwira ati mbega byukuri nitukugaburira ibintu bidakwiye bikagira ingaruka ku buzima bwawe, twakujyane bakazasanga nta biro mufite, nibizaneza ingorane. Harabwa ati Imana yo mu ijuru izatubeshaho neza, tuzatwari ibishyimbo n'amazi, uzatujyane badupime n'abandi, nibasanga utameze neza uzakora icyo ushaka. Yari yizeye Imana ye. Mbega muri ibihe wowe urizeye Imana ko wabeshwa no kunyurwa n'ukuri, ntuhemuke, ntukore ibyaha? Mbega bazafungura amatorero, ama-eglise, ugifite umwuka w'Imana, ukibanye n'umugore neza, ukibanye n'umugabo neza, abana bakubona mw'imbuto z'agakiza, ibintu byose byo mu rugo bitunganya nk'umukozi w'Imana, ibyakugeze mu maboko n'ibyo wahawe uteganya kubishikana ku itorero neza, raporo zizaba zuzuye. Ndabizi neza ko abantu benshi bafunguye inzira zo gutangira ibya 10, ariko sinibaza ko byose bizashyika mu kigega. Ntawa ntumye, ariko naje kubaganiriza ngo mugambire kutiyanduza, mwuzure umwuka wera w'Imana. Iyo ugambiriye kutiyanduza, Imana igambira kukurwanirira, Imana igambira kuguha ubuzima bwiza. Abana ntibigeze bananuka, ntibigeze babaho nabi, ntibigeze basuzugurwa, ntibigeze bagaragara ko batariho neza. Bari bafite ubuzima bwiza kuko bagambiriye kutiyanduza, Imana igambira kubagirira neza. Haleluya, oh haleluya. Imana nishimwe kubera ko bagambira, kabwe ikintu cyanejeje, kubera kugambira kwabo ibyakoze ku mutima w'Imana. Imana yigambira kuzabarwanira mu bihe bibi, mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye. Imana iragambira banga abana, bagambire kutasuzuguza, bagambira kubaho nabi kugira ngo bameshe icyubahiro, bagambira kudakora ibyaha kugira ngo bashimishe. Nanjye nibagera mu ngorane, nibagera mu bibazo, zababera Imana, zabarwanirira, zabagirira neza. Reka tujye ku bice 6 murebe ibintu Imana yabakoreye kuko bagambiriye kutiyanduza. Imana ibaha umugisha. Nugambira kutiyanduza uzabona Imana, ariko nukomeza kuvangura gusenga utajya ugambira gutsinda ibyaha uzabutakaza umwanya. Ibice 6 duhere ku murongo wa 21 dusome mu izina rya Yesu. Ageze hafi y'urwobo Daniel yari arimwo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniel ati yewe Daniel mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? 22 Daniel arasubiza
asubiza umwami ati nyagasani uhoraho, nyagasani uhoraho, imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Mana nishimwe, haleluya. Iki ni ikintu umuntu wamenye Imana akwiye kumenya. Ntabwo gusenga ari kuvuga ngo mwami mwami, ni ukumenya kubera Daniyeli mu gice cya mbere yari yaragambiye kutiyanduza, byatumye Imana yivuga ngo nanjye Daniyeli ugunyeretse urukundo rwo kutiyanduza, nanjye nzarukwereka mu gihe cy'ingorane. Nimureke tugambire kutiyanduza, Imana izatwereka urukundo rwayo mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ingorane, mu gihe cy'intambara. Imana izigaragaza, Imana izagushyigikira kuko ayinejeje ntiwiyanduze. Haleluya. Mana nishimwe. Kuri ibice 6 kuri 21 cyari igihe kigoye. Daniyeli nta wundi muntu ari kumutabara, bari bamutegeye ku Mana yiwe yasengaga, kubera ishyari n'umujinya bari babafitiye. Bategura ukuntu bazahura n'akaga, batega umwami asinya itegeko atabizi ko ari umutego bamuteze, kandi Daniyeli yaramukundaga. Biza guteza ingorane, bafata Daniyeli, yafashe ingingo yo gusenga 3 ku munsi kugira ngo anezeze Imana, kuko yaravuze ngo ntabwo nzasenga ibigirwamana, nzasenga Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ese muri iminsi uri gusenga ibiki? Mwuka w'Imana, korona izarangira ukikura mwuka w'Imana ukiri muri wowe? Ndafite ubwoba. Ariko kababwira, ibihe bya korona ntabwo ari imperuka, tuzabitambuka dukorera Imana, tuba mu buzima bwiza bunezeza Imana. Ukwiye kwibaza rero ngo ni gute muri ibi bihe nabitambukamo ntiyanduje nuzuye umwuka wera w'Imana. Imana nishimwe. Daniyeli muri ibi bihe rero bikomeye, ngera ku musozo, Imana iramutabara. Barakora proje y'ukuntu baramwica, barangije baramufata, bajya kumuta mu rwobo. Umwami nta kintu yakora ngo amurengere, nta bushuti bundi yakoresha kugira ngo amukize. Yari yarabisinye mu itegeko, yari yarabyemeje mu itegeko ko utazasenga ngo amwubahe, asenga ibigirwamana byiwe abyubahe, azahanwa, azahatarwa mu rwobo rw'intare. Na Basaduraka Meshaki na Abedenego muzi ko batamwita n'umuriro, tuzabikomeza ikindi gihe. Ariko ndashaka ko muri iminsi tuganira kuja mu kuvuga ngo kutiyanduza, kugambira kutiyanduza. Imana ikagambira kugutabara muwe bikomeye, ikerekana imbaraga zayo bitewe n'imigabo wagize mu mutima wawe, bikanezeza Imana. Haleluya. Reka ni utegere ku musozo, baramufata bati nuguta mu rwobo. Ariko Daniyeli ntiyanduza sha. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mbega wowe abantu bari kukuboha baguta mu rwobo, Imana yakubonamo agakiza koko? Nuvuze nabi ntumubabarira, n'umugore wawe mwashwaniye amafaranga yo guhaha nta mbabazi umugirira, n'abana bagize ibyo bagusaba muri ibihe bari mu rugo kubera ko batari ku ishuri, biragora ko mubana neza. Mbega Imana yo mu ijuru yo, wibaze ugeze mu gihe cy'ingorane bari kukubangwa gute mu rwobo, waboneka nta cyaha. Ariko ngo Daniyeli baramuboha nezerewe, avuga ati Imana ni wowe nubahishije, ntago nahemutse, nta cyaha afite, nubwo ntawe mu rwobo rw'intare uzabana nanjye, kandi naho napfa ziko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ntiyanduza, ntiyagira uwarakarira, ntiyagira uwabwira nabi. Niyavuze ngo mwami, niyavuze ngo kuki umwami atandenganuye, niyavuze ngo kuki umwami atakoze ndagira ikintu nkorera kandi yankundaga. Ariko umwami abura ibitotsi. Haleluya. Ngo byuka kare ntiyasinzira, ngo agenda yihuta kujya kureba Daniyeli ko yaba yapfuye cyangwa akagihumeka, ku Imana akorerayo yaba yamutabaye, kubera ko we yabuze imbaraga zo kumutabara. Ahageze arahamagara ngo yewe Daniyeli mugaragu kurwa, mbega ya Mana wajya gumbwira, ya Mana wagambiriye kutiyanduza ugakomeza kubaho nabi kubera kuyikiranukira, yaba yagutabaye. Daniyeli avugira mu rwobo rw'intare. Haleluya. Haravugira mu rwobo rw'intare, havuga ngo yo mwami nyagasani uhoraho Imana yarungitse marayika wayo
habumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye. ariko umva ijambo rikomeye havanga impamvu ntacyo zantwaye, nabonetse imbere y'Imana nta cyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. ndashoje by'ukuri. mu gihe nk'iki tudafite umwanya wo kujya muri korari mu repetition, bya byumba by'amasengesho bya hato na hato bikaba bidahari, akaba ari wowe wenyine n'Imana yawe mu rugo. za ngendo ajya kugira ngo uri gukwepa umudamu cyangwa uri gukwepa umugabo kugira ngo muze guhura mu ijoro, ubu muririranywa mwicaye hamwe mukararana. mbega by'ukuri korona izavaho utariyanduza. mbega ibikorwa byose bikorwa, abakristo bashaka kwigomwa bakitanga, yabonye yahembwa utwo dufaranga duke akavuga ati singa icya 10 reka ngikirize. mbega kizashika bakibare mu migambi y'itorero, babikontorore neza, babone waraba mu Kristo? simbizi. mbega mu rugo rwawe hazaboneka kutiyanduje? mbega mu babanye aho utuye aho ukorera hazaba kutiyanduje? ndashoje. Daniyeli agambira kutiyanduza, Imana yigambirira kumutabara mu bihe bikomeye, kandi Imana irabikora. reka huri dusengana Imana. gambira kutiyanduza, igihe gishize gisigaye ntibingana, kandi ntabwo korona ari imperuka, tuzayisohokamo dukorera Imana. nuzasohokana umugayo, gusohokana ingorane z'ibyaha wari waravuze ngo warakijijwe. Imana ibamera umugisha kandi bagire neza. kadusenge. Mana turagushimiye, turaguhaye icyubahiro cyawe. ubwoko bwawe buri imbere yawe, abazadukurikirana bose uba umutima wo kwibaza ngo mbega ibihe turi mu rugo tugambiriye kubana n'Imana tutiyanduza. hari ibikorwa byinshi leta yagiye ikorera abanyarwanda gufasha abantu badafite akazi kubera ibihe bya korona. mbega ntibizarangira bamwe bafungwa kubera ko batabaye inyangamugayo. mbega imfashanyo zizaba zarashyitse ku bantu uko byakagombye. nta bakozi Imana azayibonekamo barwanye n'inda zabo gusa bakibagirwa intama bari bagomba gufasha. egera umuntu wese umwigishe rero, kugira ngo nyuma ya korona atazabonekaho umugayo. abantu bari bamuzi ubukristo, bari bamuzi ubukozi Imana, bari bamuzi ubupasiteri, bari bamuzi ubuhanuzi, bagasanga ahubwo byararangiye. urakoze kutwigishe, kandi tugambira kutiyanduza. nawe uzagambira kubana natwe, udukize icyorezo korona, uduha amahoro, tugaburire, uduteze imbere, uduhe ubuzima bwiza, amateka y'abantu ahinduke, kandi iminwa y'intare uzayifunga, kuko basaduraka warabatabaye mu rwego rw'itanura ry'umuriro. tuzabireba undi munsi, kubera ko bari baragambiriye kutiyanduza. turagushimiye ko utanga izo mbaraga ku muntu wese uzifuza, kandi umwuka wera akegera umuntu wese. icyo ni cyo cyawe, kuko utugeneza muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamera umugisha. mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. mwaganiraga n'umukozi w'Imana iya muri Medezire, kandi ndi hano mu Rwanda, ntabwo nyiri hanze. nudushaka uzawutelefona kuri 0788453331 kugira ngo tube twaganira n'ibindi. kandi ahangaha ni kwa